turi mu Rwanda. Igitondo cyiza mwese mudukurikiye, uyu ni umwanya makuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Inkuru iteye agahinda ni y'umuhanzi witabye Imana ubwo yari yakoze urugendo akajya gusura mugenzi we i Kigali ngo barebe uburyo bakorana indirimbo mu minsi iri imbere. Inkomoko y'umuhanzi witabye Imana ntabwo yaturukaga kure kuko iwabo ni mu karere ka Rwamagana, ubwo ni mu ntara y'Iburasirazuba. Iyi nkuru y'urupfu rwe yaje gutungurana, abenshi bibaza uburyo byagenze, ntibasobanukirwa uburyo umuntu ashobora gupfa kandi nta kibazo yari afite. Uburyo byagenze, yavuye iwabo mu rugo aza gusura umuhanzi nyarwanda witwa Negaji The General, muramuzi cyane mu njyana ya hip hop kuko yakoze indirimbo zitandukanye kandi nyinshi cyane. Akimara kuhagera ngo yahise amwakira, amwicaza muri salo, nibwo yahise ajya kuba ari mu tundi turimo tw'amaboko dutandukanye ndetse anareba uburyo yakakira umushitsi we. Gusa ikitagenze neza ni uburyo uyu The General yaje kugaruka nka nyuma y'iminota 30 agasanga uyu mugenzi we ameze nabi cyane, mbese afite ikibazo gikomeye cyane. Yahise atumizaho ambulansi, gusa ikihagera basanze Imana yamaze kumwakira mu bayo. Uyu Negaji The General yahise ahamagara n'abandi bayobozi b'inzego z'ibanze ngo baze barebe ikintu cyakorwa kandi baze batabare kuko ibintu byari bibaye ntabwo byari bisanzwe. Icyaje kuba nuko nyuma yagerageje gusobanura ko nawe atazi icyaba kishe uyu mugenzi we, kuko yatangaje byinshi bitandukanye avuga ko uyu mugenzi we nta burwayi budasanzwe yari afite. Hahise hashakwa uburyo ambulansi yahita imugeza ku bitaro ngo barebe icyaba cyamuteje izi ngaruka bikagira no ku rupfu. Ni mu gihe abaturage benshi cyane batangaje byinshi ubwo bahageze, nabo bavuze ko gucumbikira umuntu utazi ikibazo afite atari ibintu byiza cyane. Abenshi babifashe nk'ibintu bidasanzwe ndetse babigiramo n'ikibazo, bati nta mpamvu yo gucumbikira umuntu utazi niba arwaye cyangwa se niba hari ikibazo afite, kuko bishobora kukugiraho ingaruka nawe nyuma ukibaza uti se mbere yo gucumbikira umuntu waza umanza ukamenya niba arwaye cyangwa niba nta kibazo afite. Iyi nkuru y'incamugongo yababaje abantu benshi cyane, harimo n'ababyeyi be ndetse n'abandi bantu babonye ibyabaye. Inshuti n'abavandimwe mukomeze kwihangana kuko ibi bintu ntabwo bisanzwe. Nitwa BOT kuri Comeka TV, ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibarinde.